uramutse ushatse kwikinisha wabikora gute? nshatse kwikinisha ntabyo nzi nyine usibye ko numva bavuga ngo kwikinisha ntago mbizi pe aba ngiye kukubeshya. Okay, wigeze wonka imboro y'umugabo? Yego. Abantu benshi bakunda kumva konka imboro ariko ntibazi uko bikorwa. Wowe iyo uri konka imboro ubikoramo gute? Uramutse uri konka imboro y'umugabo yajya kurangiza akakurangiriza mu kanwa wabigenza gute? nabyo nakora nama nakababwira ibintu bigera nk'ara bikarenga urundi rwego babarira sayina hari umukobwa byabayeho we nzamukumbura bamurangirije neza mu kanwa nyine sinzi nanjye sindamenya ikintu bashobora kuba babakundira ariko ngo abagore banini bararyoha. Okay, ari imboro isiramuye n'imboro idasiramuye ukunda imboro imeze gute Jessica? Isiramuye. Kubera iki ukunda imboro isiramuye? Jessica umeze gute? Meze neza. Meze bon. Jessica uramutse ubonye abantu bari kurongorana wabigenza gute? Ku mana yanjye nyine navuze ngo mbabonye ngenda mutse mbabonye nyine namubwira yamuva akandongora ntacyo kubera yuko ukuntu nawe amajije kuba n'ibindi bindi rero iyo ndi kubumva byonyine nari no kubabona mba numva yewana ni ayindi njyana. Wese uramutse abantu bakubonye uri gukora imibonano mpuzabitsina wabigenza gute? Abantu bambonye tutaziranye nyine ngo mbenzi ngo bazi yuko nanarongorana nagira isoni nkaba namuviyeho byadanje nkaba nigiye hirya ariko ari abantu tuziranye namubwira ati komeza ahubwo. Kubera iki muziranye ari bwababwira ngo nta kibazo ngiye abantu ntago ngiye nkunze kumenyana n'abantu b'ibintazi abantu b'ibintazi mvuga n'abantu bagira ubugambo bagira shushusha ariko ngiye gengo gendana naya ibyo bintu ntago ibigeraho. Ahantu wigeze utangira igituba mu buryo butunguranye ni ahantu hari hameze hati? Mu buryo butunguranye ni muri dushe. Ni muri dushe? Byagenze gute ubwo? Okay, icyo gihe nagiye gusura umuhungu ntabwo twakundana ngana n'ikintu habe na gito ariko nari najyanye n'undi mukobwa w'umushiti wanjye umuhungu yari umushiti wacu nawe noneho umukobwa aragenda aroga arangije araza ajya mu cyumba arisiga ndagenda ndoga ngitangira koga no umuhungu arakomanze ngo ikingura gato nkwereke yewe ndamwaye si ikinambara isumo ndakingura maje gukingura arangije nyine yaje yinjiye nyine yambaye isumo abayikuyeho nyine ndambona ukuntu yabaye arangije cyakoze ture yo muri dushe iraryoha abanyarwa. Ako tubwire ubwiture yo muri dushe ikorwa mu buhe buryo? Ubunama cyangwa se ugahagarara ukamufata we akanyina agafata akaguru kawe ndagashyiramo nyine mani biryoshye byadanje. Amaturu menshi umugabo yakurongoye mu buzima bwawe yakurongoye amaturu angahe Jessica? Umugabo umwe 6. Amaturu 6. Ubwo yakurongoye igihe kingana gute muri ayo maturu 6? Yarongoyemo igihe kingana gute? Amanywa yose. Mwamwirirwanye? Mu buzima bwawe wigeze ukumbura imboro maze ugahitamo kwikinisha? Ntago nabikora. Kubera iki? Nese nyene ngiye nakubwiye yuko ntago nawe uri umuntu ndongora kuko ngiye nageraho kwikinisha reka. Okay, uramutse ushatse kwikinisha wabikora gute? Nshatse kwikinisha ntabyo nzi nyine usibye ko numva bavuga ngo kwikinisha ntago mbizi pe aba ngiye kukubeshya. Okay, wigeze wonka imboro y'umugabo? Yego. Abantu benshi bakunda kumva konka imboro ariko ntibazi uko bikorwa. Wowe iyo uri konka imboro ubikoramo gute? Ndayinyungu tanga ebana ubundi byose ndayibikorera. Gute nyine tubwire bikorwa gute? Nkubwire gute? Kubikora. Zana nkongere nyine Oya tubwire kubikoramo wowe. Okay. Ndayitamira nkayinyungu tanga yikomba ebana nkayinyonyoza.
Okay. ariko ibyo bintu nabikoze rimwe nabikoresheje wanye nakundaga cyane Okay. Hari igihe umugabo kurongora ituro ya mbere bimworohera ariko kongera gushyukwa bikaba ikibazo. Wowe iyo ubonye umugabo gushyukwa byanze nibihe bice umukoro wo kugira ngo imboro ye yongere igire umurego maze akurongore. Si mu mabya bakora se mukora mu mabya mukora kutubere twebwe twabagabo natwo duhagurutse imboro ubundi nkanamusoma nkamujya hejuru nawe ndakeka aba yashyuwe imboro itahaguruka. Okay, abantu benshi ntabwo bazi akamaro kari amabere y'abagabo, ntabwo bazi ko uyakoraho ari amabere yo n'urundi rwego. Buriya rero ikamenere nibanga abagore, iyo umugabo atinda kurangiza, urabizi hari abagabo batinda kurangiza, iyo umukoze ku mabere ugakinisha turiya tubere twahitarangiza. Yego nanjye narinze urabeshye ngiye mbahaye ubwenge nihanga nkakura wenda bakuri hejuru cyane sibyo kwa kundi nyine bari gucumita fresh nawe ukamukinishiriza ari amabere nkuko iyo yanze gushyukwa feeling ukamukoraho igitsina gihaguruka. Sasa niyo umukozeho ari kukurongora birihuta kurangiza biriruka. muzagura mbaye ubwenge. Okay, uramutse uri konka imboro y'umugabo yajya kurangiza akakurangiriza mu kanwa wabigenza gute? nabyo nakora nama nakababwira ibintu bigera nk'ara bikarenga urundi rwego babarira sayida hari umukobwa byabayeho we nzamukumbura bamurangirije neza mu kanwa abura ukuntu acira noneho twari turi hanze nyine nishira baje kumusura agakora nk'akuruge narasetse ese ubaye iki wowe abaki utari kuvuga bakunize mbimenye kumbe nyine bari bamurangirije mu kanwa. Wigeze uryamana n'umugabo wari uko yaguhaye amafaranga? Narabikoze. Amafaranga umugabo yaguhaye menshi mu buzima bwawe yari amafaranga angahe? Yamaye 500. 500. Okay. Iyo ugiye gusura umugabo akurongora ni wowe wikuriramo imyenda cyangwa biterwa? Biterwa ushatse kuvuga iki? Ari gihe nshobora kuyikuriramo bitewe n'ukuntu ngiye wewe wamfashe n'ukuntu nyine mbona wowe wabishatse wagize n'isoni zo kugira nanjye niyo nabishatse nanjye nyikuriramo. Okay. Tubwire wigeze wajya gusura umusore ugasanga umushyuke wamwishe akakurongora kigusuhuza utaranyicara? Byigeze kumbaho nageze muri sale aramobera anahita nankuranjyana mu cyumba ahita nsoma vava ahita nkuramo ahita ashyiramo nyine gusa we rumva nyera nubwo nari kumurenganya byari igihe nyine ndeba umuntu ngashyira mu gaciro pe nkavuga ati sinakurenganya. Kuri wowe umugore uryoshye cyangwa umukobwa uryoshye aba ari umugore cyangwa umukobwa umeze gute? Umugore uryoshye umugore uryoshye n'umugore unyara n'umugore ufite igituba kibobereye. Okay, wigeze ureba umusore ari kugenda mu muhanda ukumva uramwifuje? Ngenda no kubonye nahita nabikubwira. Ntabwo byakubayeho? Ntabyo nakareka akusubundi nuwe musore nakifuza kuko nawe kuko nawe na benshi nyine beza cyakoze nyine nakubwiye turamutse duhuye njya kankuma nabimubwira. Okay. Abagabo benshi muri iyi minsi basigaye bakunda abakobwa bafite amabuno manini. Ese kuri wowe ubona ari amabuno hari icyo yafasha mu gushimisha? Nanjye ndayafite. Ayo mabuno ubona ari icyo afasha mu gushimisha abagabo? Njye sinzi impamvu nyine bakunda ariko hari abagabo bakunda amabuno manini hari n'abagabo bakunda njye byarancanze nyine sinzi nanjye sindamenya ikintu bashobora kuba babakondera. Ngareka ngo abagore banini bararyoha. Okay. Ari imboro isiramuye n'imboro idasiramuye ukunde imboro imeze gute Jessica? Isiramuye. Kubera iki ukunda imboro isiramuye? N'ubundi imboro idasiramuye manini
ibifite ibirwara kwanza ntago nkomfaminze ngo ibifite ibirwara ariko iyo afite indwara biroroshye kukwanduza kwanza nubwo wanja mu maguru isiramuye ntago bibaho bari barabitekerezaga ubyihorere okay ariko umugabo yakurongora yambaye agakingirizo twabigarutseho kare mu kiganiro watubwiye ko ukunda kuba wenda wakwipimisha ugakoreraho iyo umusore cyangwa umugabo ari kukurongora ukunda umusore ukurongorana imbaraga cyangwa ubushaka wa wundi ukurongora buhoro buhoro yewe yaba arongorana imbaraga yaba arongora buhoro buhoro icyambere nuko ndyoherwa aho uryoherwa cyane ni hehe ku mbaraga kumbaraga ese nukubera iki we wamugani naye njya mbyibaza nanjye mbisobanukirweho kubera iki nyine y'umutipe ari gusunika cyane ari bw'umukobwa aryoherwa buriya nukubera iki nyine nawe abari kugezaho ibyishimo biba aho ibyishimo byacu bituma umuntu arangiza vuba se iyo uri kuzamuka cyane wongera umanuka cyane ntaribi urangiza ariko nyine bituma umutipe arangiza vuba kandi ushobora kurangiza umugore atararangiza ndabizi ariko nibyo bidushimisha by the way ko nibyo niho uri gukora ku byishimo byacu ariko mu kunyazaho ntabwo bisaba imbaraga nta mbaraga no gushimisha nta kaboko gutya we hari umugabo wize kunyaza aravuga ngo akaboko kakotse mwana kijya kuzamuka ese ufite ariko Jessica tubwizanye ukuri tureke no kubeshya abantu ufite amavangingo ku buryo ari amavangingo umuntu ashobora kurongora ntarangire sure okay iyo uryamye wenyine ukunda kurara wambaye ubusa akaguru kamwe hariya kandi hariya ubona bigufasha iki se mba numva kiri guhumeka neza okay hari abantu rero bakurikiranye kino kiganiro cyacu bifuza kubona nimero yawe na kugira uzagira ibyo ubaganiriza wabafasha ukayibaha 0796 10 44 70 okay urakoze cyane ngewe nitwa Kiza Kevin